Nibyo. Yes, reka mbasuze kandi bifurize kugubwa neza. Mbonera kubaha ikaze kuri tariki 7 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2025. Rero hagati aho ngaho abantu mutarakanda subscribe manze bibabwire mubikore kabisa, ubundi turusheho kugenda twaguka, ari nako mbashikariza gukanda ku 1+ subscribe. Ubundi reka dukomeze n'andi makuru akomeye cyane agezweho. Umutwe wa M23 wikozeho cyangwa se n'ibyandi bavuga ngo cyagisiga cy'urwara rurerure kimenya inda. Kubera iki? N'ubundi basanzwe bivugwa ko badakunzwe, ariko noneho ibyo M23 ikoze bigiye gutuma naka kandi umuturage yigiriraga cyangwa se yarayifitiye kagiye kuba kavaho. Uti kubera iki? Kugeza kuri ubu ngubu mbonye uwo bita Bertrand Bizimwa niwe washyize umukono kuri iyi nyandiko, navuga inyandiko rwose y'agahebuzo. Inyandiko y'agahebuzo ni inyandiko ivuga cyangwa se yerekana ko inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 zaba zisohoye ibijyanye n'icyo nakwita niba ndabyita amategeko niba ndabyita iki. AFC M23 imaze gufata icyemezo gikakaye ku mutungo w'ubutaka bwa leta mu bice igenzura. Ihuriro Alliance Fleuve Congo ryashyize ahagaragara icyemezo gikomeye kigamije kurinda ndetse ngo no kubungabunga umutungo w'ubutaka bwa leta mu bice bwafashe mu rwego rwo kuwurinda, ngo icyo bise kuwusahura mu rwego rwo kurinda ibyo bavuze bati kuwugurisha mu buryo bunyuranyije n'amategeko cyangwa se kwangiza mu buryo ubwo aribwo bwose uyu mutungo. Mw'abantu mwe nagiye mbabwira kenshi, nagiye mbivuga kenshi, ariko noneho kuri inshuro ndagira ngo mufate agatebe mwicare hasi turebe iyi ngingo. Ni ingingo ishobora kuba igiye gushyira hasi umutwe wa M23. Ibi na Amerika ntago ijya ibikinisha rwose mw'abantu mwe. Ihuriro Alliance Fleuve Congo rero rikaba rishyize ahagaragara icyo bise icyemezo gikomeye kigamije kurinda mu by'ukuri ngo umutungo w'ubutaka mu bice bafashe mu rwego rwo kurinda, gusahurwa, kugurisha mu buryo bunyuranyije ngo n'amategeko, kandi amategeko yande ya M23, ndetse no kwangiza mu buryo ubwo aribwo bwose bushoboka. Biyemeje ngo kurinda ubutaka. Iki cyemezo cyashyizwe ahagaragara cyangwa se gishyizwe ku mugaragaro gifite nimero ikurikira cyangwa se kode bashyizeho, aba ibyo bavuga ngo ni code penal. Icyemezo gifite nimero 0244 IC 00 RD akarongo gatambitse PR akarongo kaberamye AFC akarongo M23 akarongo kaberamye 2025. Nimvuga akarongo gatambitse ubwo nakanyerezo. Niyo nimero iranga iki cyemezo kimaze gufatwa n'inyeshyamba za M23 kuri itariki ya none tariki 7 mu byibuke. Ubwo bari mu bice bigenzurwa n'izi nyeshyamba. Sinkeka ko mu by'ukuri baba bakemerewe kugurisha, sinkeka ko hari uburenganzira mwamugifite kuri ubwo butaka bwanyu. Ni icyemezo rero cyafashwe ku wa 6 Mutarama 2026 ku munsi w'ejo. Byari ku munsi wa kabiri w'icyumweru i Goma, ngo kikaba cyashingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku mategeko agenga umutungo wa leta ndetse no ku nyandiko shingiro z'iri huriro. Ariko mu bigaragara ubundi iya AFC M23 ishobora kuba yaramaze gushyigikira icyo bise guverinoma yigenga cyangwa se leta yigenga, kuko mu mategeko basohora bavuga ko ngo ari amategeko ya leta. Kandi ntabwo bavuga ko ari amategeko ya leta y'Kinshasa, ngo ni itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko bisobanurwa muri iyi nyandiko, ubuyobozi bwa AFC M23 buvuga ko ngo bwabonye ko hari ibikorwa byakunze kugaragara byo kwigarura ubutaka bwa leta mu buryo butemewe n'amategeko, kubuhungabanya mu bice mu buryo bw'uburiganya, kubugurisha cyangwa kubwiharira. Ariyo mpamvu ngo bwafashe icyemezo cyihutirwa cyo kubihagarika burundu. Hati bidushyizeho M23 mw'abantu mwe niba usanzwe rwose uri mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba za M23, menya ko ubu ngubu kama mbaye akabaye. Menya ko kama mbaye akabaye rwose. Byakaze byasizoye mu buryo mwese cyangwa ubundi nyuma yaho iki cyemezo gisohowe ku munsi w'ejo ku wa kabiri. Bigaragara ko aribwo aya mategeko yashyizwe hanze. Ariko nubwo aribwo aya mategeko yashyizwe hanze,
uyu munsi wa none yaba Lawrence Kanyuka umuvugizi w'izi nyeshyamba nibwo yaje kugira iki, nibwo yaje kugira atya arabigaragaza. Nibwo yaje kubigaragaza rwose mw'abantu mwe, asobanura neza uko ibintu bihagaze cyangwa se uko byifashe. Ariko sinkeka ko iki gitekerezo abaturage baza kukishimira. Abaturage muri mu bice izi nyeshyamba zigenzura bwo bari muri za Goma ndetse n'andi mugiye mutandukanye, mu by'ukuri aho nyine iryo tegeko riza gukurikizwa, umwanya ni uwanyu, urubuga ni urwanyu, comment zirafunguye. Comment zirafunguye rwose, nagira ngo munyarukireho mumbwire se mu by'ukuri, kuko iki kintu nge nka Bosco ntabwo nza kucyumva neza nk'umuturage uri hariya ngo wenda numve ingaruka bishaka kuza kugira, numve akababaro bishaka kuza gutera abaturage cyangwa se uko abaturage mu byakiye. Se murabyishimiye, birababaje, ariko uko byagenda kose mu by'ukuri ntabwo nkeka ko mu by'ukuri ukuntu mbyumvishe ntabwo biza kwishimirwa n'abaturage. Ubwo rero icyakorwa uko mubyakiriye ndetse n'ikintu birimo birakora ku muturage uri hano muri bice, comment zirafunguye. Ndagira ngo munyarukireyo hano kuri John Info, dukomeze dutanga ibitekerezo kabisa, kugira ngo nyine n'undi uza kubibona baze kubona ko byagize iki ari ingaruka bya itangazamakuru. Mbanze mbisobanuraho gato, n'ijwi ry'umuturage, kandi mu by'ukuri nta ijwi ry'umuturage ritaca, nta igitekerezo kitaca. Burya niba mu by'ukuri mashe gutanga ibitekerezo byanyu, nkeka ko ntabwo habura ubitsitaraho. Nyaboneka tureke no kuvuga ngo ni direct ngo baraza kubibona, ntabwo habura ubitsitaraho, kandi n'ubitanga hano mugenzi wawe akabibona, undi akabitanga hariya, nuko bigenda bimenyekana nkuko nabo baba kuko kuri ubu ngubu nabo kugira ngo bimenyekane, ngira ngo banona ko nabo babinyuje mu itangazamakuru. Byakozwe ku munsi w'ejo, batarabishyira mu itangazamakuru, nta muturage n'umwe wari ubizi, natwe ubwacu ntabwo twari twakabimenye. Ariko aho bigiriye mu itangazamakuru, bashyiriye hanze inyandiko, bemeje itegeko, barishyize hanze, mwese nyine murabimenye. Ubwo bivuze ngo aho umuntu yaciye kugeza iryo tegeko, nawe ushaka kumwereka ko utaza ko utaryishimiye. Muri comment rero birafunguye rwose, munyarukireyo ibitekerezo mu bitange. Reka mbabwire uko byifashe nk'uko bisobanurwa muri inyandiko. Ubuyobozi bwa FCM23 buvuga ko ngo bwabonye ko hari ibikorwa byakunze kugaragara byo kwigarurira ubutaka bwa leta mu buryo butemewe n'amategeko. Urimo urumva icyo kintu, ngo hari abantu babonye ngo babashe gushungura, basanga hari abaturage ngo mufate ubutaka mwarangiza mukabufata ntawe ububahaye, ngo mu buryo butemewe n'amategeko. Niba ari ayande simbizi, kugabanya mu bice mu buryo bw'uburiganya, ugasanga ngo murimo muragabanya ibice mu buryo bw'uburiganya, nuvuga ngo umuntu akanga pariseri kubugurisha cyangwa se kubwiharira. Ariyo mpamvu ngo izi nyeshyamba zafashe iki cyemezo cyihutirwa ngo cyo kubihagarika burundu. Binashoboka ko AFC/M23 ifite na gahunda yo kuza rwose kuza kureba ubutaka mufite niba ari ubwanyu. Noneho turaza kwibaza se ahubwo AFC/M23 yo n'ubwayo, nacyo ni ikibazo. Ibi rero hari ibyabujijwe ku mugaragaro. Tureke ibi ngibi turi kuvuga, turi gufatira hamwe cyangwa se turimo turaganira dushungura tureba uko byifashe. Ahubwo ka turebe noneho AFC/M23 ubundi ni iki yavuze ishimangira. Icyemezo gishya kibuza ku buryo busesuye kandi bwihuse ibikorwa byose bijyanye n'ubutaka bwa leta birimo. Ngo iki cyemezo AFC/M23 yavuze ko kibuza ibi bikurikira: kubaka, gusenya, guhindura cyangwa gusana inyubako zose ziri ku butaka bwa leta hatabanje kubihererwa uburenganzira bwemewe. Kamambaya, icyo ni point ya mbere ndayisubiramo: kubaka, gusenya, guhindura cyangwa gusana inyubako zose ziri ku butaka bwa leta hatabanje kubihererwa uburenganzira. Bivuze ngo wowe muturage ni wumva ufite gahunda yo gusana inzu yawe, ibyo ugomba kubanza kujya kubisaba. Ntabwo uyu munsi hakurikijwe iri tegeko gusana bizajya bisaba kujya gusaba uburenganzira, kubaka ndetse no gusenya. Yewe inzu yawe niba ushaka kuyisenya ukayikuraho ugashyiraho indi, nabyo uzajya ubisabira uburenganzira. Tuvuga ati inzu ngiye kuyisenya, ngiye kuyisana. Ikindi, gutanga, kwandika cyangwa kwemeza impapuro z'ubutaka, impushya zo kubukoresha cyangwa inyandiko zose zitanga uburenganzira ku mutungo wa leta.
icyo ugomba kumenya, hari ibyo bakunda kwita ngo icyangombwa cy'ubutaka. Ahangaha rwose bigiye kuba byashyirwa muri ibi bice kandi bigenzurwe na leta. Impushya zo kubukoresha, tuvuga urugero kuhahinga, niba ubutaka ushaka kubuhingaho ikintu runaka uzajya ubisaba. Ibyo byose bigiye kujya bisabirwa uburenganzira. Kugabanya ubutaka mo ibice, kubipima cyangwa kubugurisha mu buryo ubwo ari bwo bwose ntabwo byemewe. Kubugabanyamo ibice, kubipima cyangwa kubugurisha mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ikintu nibaza, umuturage niba ubutaka butemewe kubigabanyamo ibice, umuturage anafite uburenganzira bwo kuba yafata umwana we akamuha ubutaka, ubwo burenganzira ubwo nyine ntabwo buraba bugihari. Kugurisha, gutanga, guhererekanya cyangwa kwimura undi nyirabwo umutungo w'ubutaka bwa leta, haba ku bantu cyangwa ku nyungu. Ngira ngo nyibivuga nabyo bise biza kugurisha cyangwa gutanga cyangwa se kubuhererekanya ntabwo byemewe. Mubimenye, abari mu bice bigenzurwa n'izi nyeshyamba bamaze kugaragaza ko bitemewe. Ayo ni amategeko rero AFC M23 yashyizeho kandi agomba guhita atangira gukurikizwa kugeza aho amabwiriza nyine asohokeye. AFC M23 yashimangira ko iki cyemezo gifite imbaraga z'itegeko. Bivuze ngo iyo bavuze ngo ikintu gifite imbaraga z'itegeko cyangwa se kiri munsi kiri kugenda ku mategeko, nuko nyine icyo kintu nutagikurikiza hari ibihano biba bitegerejwe. Ibintu bivuye mu busabe bikajya mu mategeko, bivuze ngo icyo kintu uramutse ukirenzeho haba hari n'igihano kigutegereje, kuko itegeko risohokana n'igihano kirirengera mu gihe rihonyowe cyangwa se ritubahirijwe. Kubahirizwa na buri wese nta vangura, yaba umuntu ku giti cye cyangwa ikigo, yaba uwa leta cyangwa uwabikorera, hatitaye ku mwanya cyangwa ku nshingano afite. Ngo buri umwe uwo ari we wese, buri umwe uwo ari we wese ngo agomba kuba mu by'ukuri yakurikiza aya mategeko. Babwiza ukuri, biravuga kandi ko igikorwa cyose kizakorwa binyuranyije n'iki cyemezo ngo kizafatwa nk'ikitabayeho. Ikindi kintu ugomba kuhamenya, iri jambo risobanura ibintu bikomeye cyane. Uvuga ngo muturage naramuka mu by'ukuri, tufate urugero iri jambo rishatse gusobanura, nihagira nk'umuturage ufata icyemezo akavuga ati ngewe reka nzamure inzu yanjye ubutaka n'ubwanjye, icyo kintu kizafatwa nk'inzu izakurwaho. Ibyo byugomba kuba wabimenya. Ati biravuga kandi ko igikorwa cyose kizakorwa binyuranyije n'iki cyemezo kizafatwa nk'ikitabayeho. Nuvuga ngo nuramuko yifasha ukajya guhinga ubutaka utabisabiye uburenganzira, ibyo imyaka nyine ishaka kurandurwa, ngo kikaba nta ngaruka kigira mu mategeko, kandi ababigizemo uruhare bazakurikiranwa n'ubutabera. Ntabwo bizagarukiraho. Nk'uko iri tangazo bisobanura, ati rwose ntabwo bizagarukiraho nawe uri kubikora, usibye bya bikorwa byawe bizaba byahagaritswe cyangwa se bizakuweho cyangwa se byangijwe, nawe ubwawe uzakurikiranwa n'ubutabera, zagezwe imbere y'ubutabera rwose ubiryozwe, ngo bahanwe kandi hakurikijwe amategeko n'amabwiriza akurikizwa. Karabaye mama we, ndagira ngo rwose nababwiye nti comment zirafunguye, ariko by'umwihariko ku baturage bari hafi y'ibi bice bazi neza uko biza kugenda, ababyeyi bo barabyumva cyane, ndetse n'abari muri biriya bice by'umwihariko abo iri tegeko risohoreyeho, ndashaka mutubwire rwose, muze by'umwihariko mu mujyi wa Goma, abadukurikira muri mu bindi bice bye bitandukanye, nibanze mu mujyi wa Goma cyane cyane kuko aribo bakunda kutubwira ko badukurikirana, n'abandi ntago muhejwe mwabantu mwe. Igihe gitangira gukurikizwa, iki cyemezo cyatangiye gukurikizwa ku munsi cyashyiriweho umukono, ubwo ejo tariki 6 kwa kabiri 2026 rwose mu kwezi kwa mbere. Ibyo byemezo twavuze haraguru byahise bitangira gukurikizwa bigishyirwaho umukono, ngo kandi kikazagumaho kugeza igihe hazasohokera irindi cyangwa se hazasohokera irindi tegeko ryiyongereyeho ibisobanuro, rigahirura cyangwa rikagira imfabusa. Ati mu gihe nta kindi kintu kizabaho rero kirikuraho cyangwa se kiryongeraho, rigomba gukurikizwa uko riri, ryaba ryiza cyangwa ribi, nta negotiation zihari.
icyemezo cyashyizweho umukono na Bertrand Bizimungu umuhuzabikorwa wungirije wa AFC M23 ushinzwe politiki, ubutegetsi n'amategeko, ndetse kinemezwa na Kone Nanga Yeburo umuhuzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFC. Mu magambo make rwose zirabakirwa abaturage mwe. Icyemezo cya AFC M23 ku butaka ni ishusho y'imiyoborere mishya mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se mu bice M23 igenzura. Ni ishusho nshya y'imiyoborere kandi itari isanzwe kuko ibi ntabwo byari bisanzwe. Iki cyemezo rero giherutse gutangazwa na Alliance Fleuve Congo kijyanye no guhagarika ndetse no kurinda ngo umutungo w'ubutaka bwa leta ntabwo gikwiye gufatwa nk'inyandiko isanzwe y'ubuyobozi gusa mu bimenye, ahubwo ni ikimenyetso gikomeye cy'ihinduka mu miyoborere y'ubutaka mu karere ka Kivu, aho amateka y'intambara n'ubutegetsi bihoraho byasize icyo gikomeye mu micungire y'ubutaka. Imiterere y'akarere ubutaka nk'intandaro y'amakimbirane mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Ubutaka si umutungo gusa ahubwo ni ishingiro ry'imibereho y'abaturage. Bivuze ngo guhagarika umuturage gukora ku butaka bwe uhagaritse imibereho ye, haba ubuhinzi haba ubworozi. Hari isoko y'amakimbirane ashingiye ku moko ndetse n'amatsinda, intandaro y'ubwikanyizi n'uburiganya bwa bamwe mu bayobozi n'abacuruzi. Mu myaka myinshi ishize ubuyobozi bwa leta bwagiye bugabanuka cyangwa bukabura burundu mu bice bimwe na bimwe, ari nabyo iri tegeko ry'izi nyeshyamba rigiye gushyirwamo. Ngo ubutaka bwa leta bwihariwe n'abantu ku giti cyabo. Iki kintu nacyo kiravugwa ngo hatangwa impapuro z'ubutaka zitandukanye ku kibanza kimwe, habaho igurishwa ry'ubutaka bwagenwe inyungu rusange, amashyamba, imirima ya leta ndetse imigezi n'ahagenewe ibikorwa remezo. Iryo ni ikosa ngo ryagiye ribaho rituruka kuri iki kibazo cy'intambara. Ni muri urwo rwego ngo AFC M23 ivuga ko yafashe icyemezo cyihutirwa kandi rusange igamije gusubiza ibintu ku murongo ndetse no gukumira ibikorwa byakomeje guteza umutekano muke. Icyemezo nk'igikoresho cy'ubuyobozi bw'akarere. Ngo mu by'ukuri iki cyemezo gishyira AFC M23 mu mwanya w'ubuyobozi bwiyemeje gucunga umutungo rusange, aho ihagaritse ibikorwa byose bijyanye no kugabanya ndetse no kugurisha ubutaka, ihaye inshingano zo kurinda umutungo wavugwaga ko ari uwa leta, igashyiraho ihame ry'uko nta gikorwa na kimwe cy'ubutaka cyemeye hatabaye uburenganzira butanzwe n'abayobozi iri huriro ryashyizeho. Banashyizeho abayobozi bagomba kubicunga nyine. Ibi bifite ingaruka zikomeye ku baturage bo mu bice bigenzurwa n'iri huriro, cyane cyane ku baturage bari baratangiye gutura ku butaka butanditswe neza. Sinzi nanone niba iyi ntambara imaze imyaka 30 umuturage yaba yarabashije kwandikisha ubutaka bwe, kandi byo kwandikisha ubutaka nkeka ko bije vuba. Rero hano ngo inyeshyamba ziravuga ngo zigomba gukumira mu by'ukuri abaturage bari baratangiye gutura ku butaka butanditswe neza. Ngo ku bayobozi bo hasi, chef de locale cyangwa se de groupement, chef de localité, ngo bari basanzwe batanga impushya zishingiye ku migenzo. Ngo ku bashoramari bari baratangiye imishinga ishingiye ku masezerano afite ishingiro rihamye. Hari ingaruka ku mutekano n'ituze ry'abaturage rero kuri iki cyemezo cyangwa se kuri iki kibazo. AFC M23 isobanura ko ihagarikwa ry'ibikorwa by'ubutaka rigamije gukumira amakimbirane ashingiye ku mbibi z'imirima n'ibibanza, kurinda intonganya zishingiye ku kugurisha ubutaka inshuro nyinshi, kurinda abaturage guhinduka ibitambo by'amatsinda y'abanyemari. Ariko kandi ku rundi ruhande iki cyemezo gishyira abaturage mu gihe cy'ihinduka gikomeye, aho benshi bazasabwa gusobanura inkomoko y'uburenganzira bafite ku butaka. Ibi mugomba kubimenya, gutegereza andi mabwiriza mashya ku micungire y'ubutaka. Hari abazamburwa ubutaka bafite, kwitandukanya n'imyitwarire isanzwe ikorwa mu gihe cy'akajagari k'ubutegetsi, ngo nk'uko AFC M23 ibiteganya. Kimwe mu hari ubutumwa ku rwego rw'igihugu ndetse n'akarere. Mu rwego rwa politiki icyemezo gifatwa nk'abasesenguzi bamwe nk'ikimenyetso cy'uko AFC M23 ishaka kwerekana ubushobozi bwo kuyobora ndetse no gucunga umutungo rusange mu gihe ikibazo cy'ubutegetsi mu burasirazuba bwa Kongo gikomeje kuba ingorabahizi nk'uko izi nyeshyamba zibivuga. Ku karere ka Kivu by'umwihariko, iki cyemezo kigaragaza ko ikibazo cy'ubutaka gifite uburemere bukomeye, gishimangira ko amahoro adashoboka hatabaye imicungire iboneye y'umutungo. Mu by'ukuri ntabwo bikekwa ko bishobora kugarukira, ahubwo bishobora kuba n'intandaro y'impaka ndende ku bijyanye n'imicungire y'ubutaka. Umwanzuro w'icyemezo cya AFC M23 ku mutungo w'ubutaka ni icyemezo cya politike cy'umutekano ndetse n'imiyoborere icyarimwe mu karere ka Kivu, aho ubutaka bwabaye intandaro mu by'ukuri intambara
ngo iki cyemezo gishobora kuba intambwe igana ku gucunga neza umutungo rusange cyangwa soko yandi makimbirane niba kitazakurikizwa mu mucyo ndetse no mu nyungu z'abaturage. Ariko kandi nanone bigakekwa ko abaturage bashobora kutabyakira neza hakurikijwe igenamigambi ndetse n'ikoreshwa ry'ubutaka ryari risanzwe ririho. Izi zikaba impinduka zishya ndetse zishobora kutizerwa mu by'ukuri bitewe n'izi nyeshyamba zo mu mutwe wa AFC M23 ndetse no gukeka ko ibi bishobora kuba ubujura mu kwiba ubutaka bw'abatuye iki gihugu, ku batizera ndetse n'abatiringiye nyine ibikorwa by'inyeshyamba z'umutwe wa AFC M23 ni ku butaka bw'uburasirazuba bwa Congo. Ni amwe mu makuru akomeje kugenda agezweho hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye. Reka mu by'ukuri ambabwire ni mwakoze cyane kudukurikirana, mwakoze cyane kubana natwe, ni by'agaciro gakomeye cyane kandi ni by'ingenzi kurushaho kwibanira namwe, ndetse turaza gukomeza dusubira mu masaha imbere aho tuza kuba mu by'ukuri turana ari makuru arabagezweho nge namwe tureba uko biraba byifashe naho ibibazo biraba bigeze. Ubusanzwe rero mu by'ukuri nge na Bosco Mutaramu cyane, murabizi ko iyi ni Region Info. Nshatse nababwira ni ciao ciao, hasta la vista, mugire ibi byiza, mugubwe neza.